Rayon Sport iracyari ku isoko ifure. Rayon Sport amakuru mfite nuko ikiri ku isoko. Hanyuma twigira kuri Rayon Sport rero. Rayon Sport nibyo navuga ngabo iyi weekend isize Rayon Sport isoko ryo mu Rwanda ryafunze abantu babimenye kwanza nubwo tuhuza na Rayon Sport ariko mu Rwanda isoko ryafunze ku mukinnyi wagura ku ikipe yagura umukinnyi nyine bigasaba ko haba transfer bisaba ITC ko indi federation yemeza ko uwo mukinnyi yarafite kontara handi akaba yajya muri Rayon Sport. Ubicyaba nuko ikipe yagura Rayon Sport ho amasaha ya nyuma yo gufunga transferi iyo nibwo yaributse transferi yaje kuzifungura nibwo yakangutse pe ngabo reka dore kuri transferi nibwo yibutse nibwo se yabonye amafaranga iki nyine wavuga ngo ibyibutse hari ibintu biba mu kipe yacu nyine utamenye ukuntu biba. Reka dore ku mukinnyi witwa Jean Otos Bareke uyu rutayizamu kuwa gatandatu nimugoroba nibwo namenye amakuru ye ko Rayon Sport yavuganye nawe umunsi wose umukinnyi yanaberetse ko ntacyo afite interest yo kuza. Jean Bareke aheruka mu kipe ya Yanga yaramusezereye ubu ngubu nawe ni free agent ariko oya da agira amasezerano y'amazembe yagira amasezerano bya bintu byo muri Kongo no kuva 2020 ari muri Simba yari umukinnyi w'amazembe. Hari ibintu mazembe igira ku bakinnyi bayo kuvuga ngo dufitanye kontaro y'imyaka 5 ariko iyo nagutije cyangwa wakinnye ahandi ntabwo nyibara. Nukuvuga niba wakinnye ibiri muri niba dusinyanye kontaro y'imyaka 5 ibiri ukinnye muri Simba sinkibara ibiri ukinnye muri Yanga nubwo nagutije sinkibara mpaka uzankinira 5 uzankinira 5 cyangwa se twumvikana. Jean Otos Bareke buriya hari ikipe yo muri Libya yigeze kumushaka nka 2024 ari muri 2023 ari muri Simba anatsinda pe birangira ngo yananiwe kumvikana n'amazembe yose umukino ko numva ari muri Simba ahinduka kuba amazembe ati nkurikiranye nsango n'intizanye ntabwo wajya murekura rwose na warugikomeza ariyo nabonye rero bamwe abakinnyi benshi babipfuye buriya Elia Meshaka ajya kugenda nicyo cyabaye ikibazo. Elia Meshaka yageze aratoro agenda nk'impunzi. Ikintu gihari ntabwo nzi koko niba harabayeho ibyangombwa by'uko Mazembe yanze kurekwa cyangwa se itari kuriye dokima ku gihe nkuko hari ababivuga ariko giwe cyonze nuko Bareke yavuganye na Rayon Sport. Rayon Sport iramwinteresa none bajya muri za negociation za nyuma negociation za nyuma mvuga urumva ni z'amafaranga. Bareke aca Rayon Sport ibihumbi 20 umwaka umwe ibihumbi 20 by'amadolari. Rayon Sport iramubwira iti nta kibazo atari ko turabanza tuguhe 5 ande tuzaba tuyaguha ku munsi wa nyuma turaguha 5 ande tuzaba tuyaguha ubundi tujye tuguhemba salary cy'5. Umukinnyi yahise yohereza twatuye muje duseka no ramarira avuga ati ntabwo ariko hari umuntu wari wayobejereyo neza umuntu wakinye muri Simba na Yanga abakiyumva ari umukinnyi w'amazembe bakiyumva nyine ko ari umu 20 umwaka umwe champion neza Abedi yabonye anga na kwatakisha Jean Otos Bareke si Abedi bigira Imana yabonye anga yabonye ayo nyine none se kubera ko Rayon Sport yamugize nka icon wa campaign nawe rega je mvuga ko yabonye amafaranga menshi. Bareke yamutse yatse 20 ku mwaka umwe byaba ari hatari none se Pavel Nzira ne yabonye 15 yabonye 15 urumva bitangaje muri Rayon Sport murayishuka mukayihanika mu ahubwo yari make yayo ngayo Otos Bareke yarabaye ahubwo ni cyatanu numvaga ari muri 6 nyine yababwiye 5 rega ayo ngayo niyo ba Pakome babahembwa utagiraho oya Pakome ahembwa 12 hafi sawa 12 niyongera amasezerano se ubwo wenda yayahembwe yongereye sibyo yarataramenyekana nawe mbere oya nta Bareke Ive kome azana emoji Habimana azana emoji Kenisi ibintu yavuze ni yashyizeho tu emoji bahita umva byahise birangirira naho ngaho. Rayon Sport itimu nyinira mu misinga urumva byabaye no kuri deadline. Rayon Sport yagize amahirwe kuko urumva impamvu Rayon Sport yisanze ibintu bya Bing Bero bitagishobotse kandi Rayon Sport ibona ifite umwata kumwe umunyarwanda Burana Asumani bamusinyishije ku kintu kimeze nka pressure babona nyine Asumani bari bamuciriye igiti. President yagiye kureba Asumani yitwaje bamwe mu bajyanama be. Abajyanama ba Asumani abajyanama ba Tadeyo.
bareba yagiye kumureba he mu myitozo mu Nzovu bahava bamubenze babyihoreye bumva ko bari bujye kuri Otos Bareke Otos Bareke byanze na Asumani bahita bamusinyisha saa 5 z'ijoro na Bingi Bero buriya ngo Tadeo noneho yashatse kwisubira Imana umukinnyi witwa Asumani Ndikumana yasinye Rayon Sport saa 5:24 z'ijoro hasigaye iminota 36 ngo saa 5:24 z'ijoro ibya Otos Bareke bamaze kubona ko byanze ibya Bingi Bero yashatse buriya kwa gatandatu ya mafaranga bari banze gutanga bari yemeye kuyuzuza 15 by'idolari DSMP iravuga iti aba bantu twabonye batari seri gahunda yabo itari ku murongo ariko ngenda mbivugiye bahita babyihorera Kanyizo umukinnyi witwa Asumani Ndikumana azarusha umusaruro abo b'amazina bakomeye cyane ushaka kuvuga abandi Asumani Ndikumana nyine ushaka kuvuga abandi aho Otos Bareke abo ngabo bari bagiye abarusha umusaruro gute kandi badahari bavuga baragiye oya zabagenda cyane bose Efure amakuru ufite kuri Asumani kuri Reyo nge nkunda abakinnyi ba make Asumani yaguzwa iyo numvise ngo Rayon Sport ngo yatanze amafaranga miliyoni 40 zo kugura umukino avuga Rayon Sport ntiyibwe uwo mukino yaramutse ari mwiza se yaba yibwe kubera iki mwiza se nkande Ruvumbu yaguzwe miliyoni 15 ntuza Beti nawe yibwe Asumani yakinaga he Asumani yakinaga ngo muri Libya ariko simbizi Pavel Nzira muri Libya Rayon Sport Pavel Nzira yari mukeneye muri Libya n'ikiciro cya mbere yari mukeneye pe muri Libya n'ikiciro cya mbere narebye umunyezamu Rayon Sport yari ifite shana avuga Rayon Sport nigerageze gure Pavel Nzira reka ngumbire defo yaba abayobozi ba Rayon Sport ariko Abedi icyambere yasinye miliyoni 30 uko guhendwa nanjye icyo twemeranyaho ibihumbi 20 umwaka umwe hari Rayon Sport yaribwe amafaranga ni menshi Fure yaguye ku gitutu cyo gushaka umuntu kandi yarahawe miliyoni 40 yahawe miliyoni 40 muri polisi akinameze neza buriya giye simbikunda oya zaramurwaniraga this time buriya yamurwaniraga nani ikintu gihari se itima abo mwita ngo nabajyanama ngo nabapampe nibo kibazo usanga rimwe na rimwe munabatera amabuye ngo urumva ngo nibo bahendesha amakipe ngo nibo bagira gute gisimba arenganye kuko je niba nacunze nkasanga Ephraim ni president w'ikipe mfite ubushobozi bwo kumushuka ararangayemo nge nanjye ndaguturitse ndakumena impanga kuko n'ubundi sinzayirambamo ben utwo turu tw'ubupampe n'umuntu ngo asibintu by'umupira ngazajya ngira inama ben ibyo bintu bikorwa igihe gito nta muntu nzi wabaye muri equipe imyaka 10 abantu bahita batangira kukuvumbura unless waba ufite akazi ukora nyine gafatika ariko rero ikintu kibabaza nuko umuyobozi bamugira inama iya mbere iya kabiri iya gatatu zose ubona abafana bawe bari kwinubira cyangwa se oya ntabwo turi kubivugira kuri Abedi ibyo ntawo ahubwo umuyobozi nta muntu utagira inama n'abaperezida b'ibihugu bagira abajyanama n'abaministri bagira abajyanama ariko umuntu kugira inama abashaka ineza ya equipe abashaka ineza ye abashaka ineza yawe kuko haraho bigera ukabona abarimo bakugira inama barashaka inyungu zabo hari ibintu amakipe akora ukavuga uti uyu mu president ibintu akoze akundiye ikipe ayoboye cyangwa ntabwo ayikunda nawe arashaka guhitegera nta kibazo cy'urukundo kiba kirimo abamo ikibazo cy'ubumenyi ubwo bumenyi niba Ephraim araza aba baperezida ko bafite za business ku ruhande ko naho baba bafite abajyanama kuki bigira umurongo bicamo bitandukanye niyo bageze muri club abajyanama muri business baba bafitemo n'ubumenyi oya abajyanama muri business abashaka kuzaramba muri iyo business bigatuma kugira inama nziza zikuza ikipe bari merikato muri ikipe uvuga ati nyuma y'amezi abiri ninashinguzamo miliyoni zanjye 10 ntabwo bazongera none se kubera iki umuntu agukora ikintu rimwe kabiri gatatu ikibabaje noneho burya n'umuntu kugira inama akakubwira ngo uramenye udakorana n'uriya kandi uwo muntu yagwaye ibintu byiza uwo muntu arakwereka ibintu byiza kuki utamanaginga ngo uvuge ngo uyu mujyana muri mungira inama n'uriya harunyifuriza icyiza cyangwa se byose nabifatanye uzi ikintu cya mbere abajyanama bahita bakora se hiti batesha agaciro ifaranga batangira kukumvisha uburyo ngo miliyoni ngo 40 ngo ni make ngo ugeranyije ikindi hakazamo sinzi niba ari ubumenyi buke muri administration cyangwa se niba ari kutagira ngo maîtrise umupira nk'iyi Rayon Sport
ntijya ibura amafaranga ya rekritoma kereka iyo bayashaka gutya huti ugiye kureba hiti irayabura ugiye kureba muri buri merikato ya Rayon amafaranga ya rekritoma Rayon Sport irayabura cyane amakipe nta nubwo ari yo ikindi gikomeye ubu amakipe yose iyo wemeye ideni Rayon Sport na miliyoni 100 yaguha Rayon Sport niko ahubwo se amafaranga yakurahe kandi nta mukinyi n'umwe yigezeho amafaranga yuzuye uretse Abedi Rayon Sport tugiye kubara amafaranga itakaza muri rekritoma itakaza cyangwa itakaza atari ngombwa nategeye umukinnyi yasubiyeyo aho gutegera umukinnyi naguze umukinnyi nsanze yarambeshye mpise mugurira hundi nabahaga urugero rwa Dirisa Kuyate uburyo yaguzwe baba bayamuhaye baba batayamuhaye aranditse bazayamuha uhise urenzaho 15,000 uwa mbere umuhaye 10 kandi urabibona wari urimo uvuga ngo akore test birangije ngo ntabwo yakora imyitozo adasinye ngo nta test from nowhere umunyezamu from nowhere mbahubwire uhise urenzaho undi 15,000 ibyo nyine nibyo bigaragaza ko nta mafaranga ifite umukinnyi wemera ideni wemera ko miliyoni 10 ngo agahabwa imwe nyuma se ko birangira yaramutse yafite kashi ngabo ntiyabona umukinnyi mwiza nyuma ko birangira wemera ideni nyine baravuga bati wemeye ideni niwe turi bufata nyuma ko birangira ubonye nundi yabuze ibyo ishaka ifata abakinnyi bazima baba banyuze imbere y'aya mayikipe amakipe adafata ntabwo biterwa n'ikibazo cy'amafaranga efure nicyo gihugu ngiye mamona aricyo gikomeye ureka tujye nk'ubu Rayon Sport noneho nk'ubu Rayon Sport efure ibyo bibazo byose muri iyi minsi Tadeyo arimo ararwana nabyo wenyine Tadeyo arimo ararwana nabyo wenyine nko muri iyi merikato ahantu mwigeze mwumva hari abareyo nyine bamufasha benshi bano yamaze kuvuga Muvunyi wenda ahantu nibuka Muvunyi n'amatike y'indege yagiye yoherereza ba Dirisa Kuyate na ba Mohamed Sheri n'abandi ariko nanone ngiye numva atari ikibazo kuko niwe responsable nyine nibyo ndabyemera sina Muvunyi we na Mpuense gusa n'abandi abareyo hari ubururu bwacu habonetse angahe miliyoni 48 ayo nayo bakinnyi babiri ayo ngabo kandi rero ikipe yayo Rayon Sport oya niba bakeneye no kwisapotinga niba uyu munsi bafite match abantu bajye kwireba tuyigiyeho no dukeneye no kumenya uwo ndi kumana ari ku rwego rumereze cyangwa kureba kuko umuntu waje muri test na test Rayon Sport yaguze bande agasinya ku munota wa nyuma yavuze bose yaguze musore Prince Dirisa Kuyate na Sport yaguze bose Dirisa Kuyate na Pavel Nzira byari bikenewe oya ibyo tubyibura tuzabagaruka ibyo ngibyo biratuma cyari bikenewe Rayon Sport muri defense yaguze nde musore Prince umunyamahanga utiyarakenewe byari bikenewe nono anaza ari inyuma y'undi bari bamaze kwanga muri axe tujyemo bongeyemo Emery na Rushema barakenewe niba ufite ikibazo cy'amafaranga kuki utakaza uwo ufite nge nemera ko yari Omar Nyingi yari kuba ari aho ngaho akazajya akina nkuko iyo yabaga arimo Yusudi Yanya yajyaga hanze cyangwa Yusudi Yanya agakina akaguma aho ngaho ikaba ari ikipe wubatse no umunyamahanga ukeneye na balance ariko yabene gihugu ntibyarangiye champion igiye kurangira rero bakina Omar Nyingi na Emery Bayisenge baratandukanye cyane bakinisha ubwenge bombi ntibihuta bombi Bing Bero twarimo tuvuga ko yageze hano tariki 8 z'ukwezi kwa kare ahubwo Bing Bero atangira imyitozo 12 ntarasubirayo Rayon Sport ntiramuhinduriza itike uraje bitubwireho ariko point navugaga ingingo yarirangiye ingingo yo kutagira plan no kuvuga ngo muri iki gihe nzakora ibi ibintu bya Bing Bero bakomeje gutegereza DSMP barayibuze cyangwa nyuma y'ukwezi n'igice akora imyitozo namwe muremera ko ari uko agent we yahise agira ibibazo arafungwa ibyangombwa ntibabijyamo turaza no kugera kuri ba Aimable na bakitoga nabo ubungubu ibyangombwa ntabyo kandi Tadeyo hano tubwiye ko ibyangombwa bya Kitoga babibona oya baragenda bakicara kuri ibyo by'amafaranga ikipe bakayibagirwa babona iminsi igeze ubu agiye mu nzove 3 kikurikiranye iminsi igeze bakabona kubyibuka ibintu bya Bing Bero byari kuba byaragiye ku murongo yaratashye barashatse undi cyangwa baramusinyisha nuko nyine turaza kureba ikipe turaje turebe wenda bashobora no kubanzamo ariko ngewe icyo navugaga aya ma equipe ajya amenya igihe akorera ibintu wa mugani wa Kenisa ugiye kureba amateka ntacyo abigisha
uratangiye umutoza ngo ya Serami yagiye ngo nta kibazo ngo Robertinho azabikora. Robertinho tuwaje imikino 3 uhise wibuka ko yarakeneye umwungiriza. Iyo poste kuki utabitekereza gukumva ko yamara imikino ingahe? Wari wabuze umutoza cyangwa ntabwo wabihaye agaciro? Hanyuma se Bingiberi igihe yazi ikibazo cye cyari kuba cyarakemutse. Deadline wari uyizi cyane wari uyizi. Ubu ngubu uzajya kumva Rayon Sport negera ku minota 60 nubona abakinnyi bananiwe. Ngo ariko muzi ko ngo Ayabonga yagiye Rayon Sport nta fitness coach ifite. Hashize igihe kingana iki Ayabonga basezeye. Ayabonga arabatunga ariko. Nyine hashize igihe kingana iki nyine nyuma yaho reaction kuko iki gihe ubundi ni cya fitness. Ariko wowe uri gukina nta fitness coach ufite. Ejo bizageraho uhite wibuka ko nta fitness coach ufite. Ayabonga amaze igihe kingana iki giye. Si icyumweru kimwe. Aya ntabwo ari yagiye mbere ya Rio Day. Shize na bibiri icyumweru kimwe. Ayabonga ntiyatoje ikuri yaho. Nese right mubone fure. Ukubera iki bitoroshye urashaka wibuka ko champion amweke wabumbwira ngo urindiriye mwambari Serge avuye muri national. Aho nge nabaveba baramutse ibintu barabyirengagije niko bigenda ibintu baragenda bakabicumba hariya. Nese nidushaka tuzare nibi bya faringanye na Yusudiyanye. Rayon Sport yari yabuze miliyoni 6. No ubukene koko cyangwa n'ubushake kubanza kubandikira amabaruwa mwataye akazi ni ibiganiro byagenze gute? Twakubwiye utwihanganira uzutangira imyitozo cyangwa twabiparitse tubishyira ku ruhande igihe kiradufashe turabyibutse twibutse ko dufite Yusudiyanye na faringanye. Efure mureka tuze ubwire kubijyanye n'isoko rya Rayon Sport ngo ritarafunga ikifuzo abandi bakinnyi. Rayon Sport irakira ku isoko Efure. Rayon Sport amakuru mfite nuko ikiri ku isoko. Urumva transfer zarafunze. Transfer windows ntiyafunze. Transfer yarafunze ariko aba free agents irashaka abakinnyi bo kuyihe myanya. Ubo baremewe. Ni ukuvuga umukinnyi udafite ikipe. Erega nibi bya Otos Bareke bumvikanye nuko hajemo icyo kibazo cy'amafaranga hiti yatubwiraga. Bumvikanye Mazembe kasa nkaho imurekuye akaba free agent yakwinjira mu ikipe ashaka. Kuri ibyo rero bya free agent hari undi muntu barimo bavugana nawe wanyuze muri Yanga ariko wakina hagati yitwa Serge Mukoko Tonombe. Ariko umuntu nawe baza kureba kuko nawe no Mazembe umuntu wabarangisha Otos Bareke ubwo si urimo nabarangira na Mukoko Tonombe. Tereka mbahe umuntu udafite amasezerano. Mukoko Tonombe yagiye muri Yanga ari kumwe n'abakinnyi bitwa Batwisira Kisindi ariko nawe yahise asubira muri Mazembe. No witwa Joyce Lomalisa Mutambala na Yannick Bangala Litombo. Afite 29 niko mbona yakinaga muri Iraq ngo kuri transfer nige cyaba yakinaga muri Iraq icyo gihe cyane ni 2022 bari nk'abahombye 2022 yavuye muri Yanga itasubira muri Mazembe. Mazembe yimaramo imyaka 2 Tonombe nakira ku 10 baza gutanduka kuri 6 akina 6 n'8 ahubwo Twisira baragize abakinnyi bangahe baramwifuza Rayon Sport yakaniye. Rayon Sport yashaka umukase ikintu kiriho turaje tujye kuri 11 aho ya minota yageze umutoza apange 11 ba Vipers ashaka gukoresha Drissa Kuyate yaramaze igihe akoresha Kabange na Emery na Rushema Chris Fabrice akamukoresha Couloir ariko ubwo ikiri buze kubaho nuko Jesus ashobora kujya kuri Couloir y'ibumoso Fabrice akaza muri batatu b'inyuma Emery Rushema Chris na Fabrice Serumoga akajya Couloir y'iburyo Sefu na Bedi na Fisto hanyuma akatakisha Asumani ndetse na Yves cyangwa se Asumani akavamo hakajyamo Kitoga arimo aragenda bahinduranya ariko yashaka gukoresha Aimable bambwa bati Aimable ntabwo arakirwa lisansi ishaka ko Aimable kibanzamo ntarindwa Aimable Rayon Sport iri kumujuwa gutya ntarakirwa lisansi ntibize kubatungura Mukoko Rayon Sport ni musinyisha Aimable ntahabwe lisansi ariko abantu bo muri Mukura barabyina ntarakirwa lisansi kubera gukemanga ubushobozi kujuwa kwa kundi uvuga ngo ndaje ari ibintu ubuyobozi bwa Rayon Sport bugira ari nabyo bituma bashwara n'izi za DSM ngo ibi bintu turabyumvikanye ngo ariko reka nzakubwira ejo ngo ndaje ibyo byatumye bashwana n'abantu benshi nibyo bari gukora kuko umutoza ashaka gupima Aimable amukoresha abata yose ndakoresha umukinnyi batarasabira na lisansi uyu mukinnyi rero nawe bari mu biganiro
Rayon Sport numva niyo Njye mfite amatsiko yo kujya kwirebera Fare nganye na Yusu nabo bahageze kuwa gatandatu. amatsiko yo kujya kwirebera Ndikumana rwose Asumani. duhuriye kuri stade rero saa 10 nimutungurwe Fare nganya atangiye imyitozo full muri Rayon Sport.